yego si iyo ntago yabura ntago yabura kuko kameme nanjye ni ibintu nifuza ni ibintu nkeneye ubukwe ni ikintu cyiza kubaka urugo hari imyaka ugeramo ukumva wifuje kubaka urugo ni ibintu nifuza so iyo abantu bakomeje kubimbaza cyane hari ukuntu binteramo nanjye ikibazo ariko akenshi iyo mbona byandenze ndasenga nkatuza kandi nkumva ko Imana ikambwira ko ibizi nanjye nkatuza muri gihe nkavuga n'ibyo byose si ubukwe si umugabo cyangwa umugore si umuntu uzana gutyo ukahita uvuga ngo we ngwino tubane oya ni ibintu bisaba kwitonda kuko ni benshi bagiye bahitamo nabi ni benshi bagiye bibeshya ni benshi bihuse ni benshi bacitswe nanone bon ariko ndabizi ko ngiye suko ngiye ntegereje wanjye so muri byose kubera ko ari ikintu nkeneye ariko nkaba nizeye Imana cyane kuko nzi neza ko ubukwe atari ikintu cyakozwe n'umuntu ubukwe ni gahunda y'Imana kabisa niba ari gahunda y'Imana ijyamo 100% kandi icyifuzo cya mbere cyo kubona ubukwe cyangwa se cyo gushinga ubukwe yari projet y'Imana so ikintu yari cy'Imana ukirekera Imana ubwo igihe cy'Imana kizagera mbikore ikintu gituma ntuza oya ikintu gituma ntuza ni ukumenya ko Imana nsenga ari Imana yo kwizerwa kandi kwidashobora kunkoza isoni iyo ni ijambo rikomeye ni mu Baroma 10:11 ngo umwizeye wese ntazakorwa n'isoni ubwo rero uwo nizeye kabisa ntazankoza isoni ndabizi neza ko ubukwe bwanjye buzaba kandi buzaba bwiza cyane abantu kuri mwese mbaye mbatumiye ahubwo corona niva barasabye akazi ko kuririmba oh wow ndabikwemereye pe umuntu sarahari ntawe uhari kuri ntawe uhari ntawe uhari okay urakoze Gaby nange murakoze